nyine ntabwo wigeze ubyara urumva muri kimenyimenyi umugore twa Michel ngushiki yawe niwe wagufashe akujyana ku muntu wagufashe kuvanamo inda. Ibi bintu ni ubwa mbere byumvise mu matwi ko bitumye ntekerezwa nibaza ari ikintu ryinshi kuri wowe. Muraho neza abakunzi ba filime My Daughter. Disi wa mugabo wa Isabella ngo ni Nkuranga birangiye amenye amabanga yose ya Isabella. Nkuranga amenye amabanga yose atari yarigeze abwirwa n'umugore we Isabella. Aho umuntu bita Nkuranga nyuma yuko yahawe amakuru bamubwira ko umugore we Isabella atigeze abyara ahubwo yakuyemo inda agahitamo kwiba umwana wa Vumiriya bitewe nuko nta kintu yabonye azasobanurira Nkuranga. Mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga yagerageje kujya kubaza umugore we Isabella amubaza niba koko yaba yarakuyemo inda amakuru yahawe byaba atari ibihuha. Umuntu bita Nkuranga yagerageje kujya kubaza umugore we Isabella nimba yarakuyemo inda. Umugore we Isabella atangira kwipfishwa aramuhakanira amwemeza neza yuko uwo nguwo ari Vumiriya uri gucira utiku kugira ngo atangire kuba yabasenyera atangire kuba yabashwanisha. Ariko kera kabaye nyuma yuko umuntu bita Nkuranga birangiye amenye amabanga y'umugore we yose. Nyuma yuko Nkuranga amenye amabanga yose ya Isabella nta na rimwe rivuyemo, umuntu bita Nkuranga abonye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umuntu bita Isabella yakuyemo inda. Umuntu bita Nkuranga abonye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko amakuru yahawe bamubwira ko umuntu bita Isabella yakuyemo inda agahitamo kwiba umwana wa Vumiriya kubera ko nta buryo yabonye azasobanurira Nkuranga amubwira impamvu yakuyemo inda. Mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga ahise abona ibimenyetso bifatika bigaragaza ko umwana ari uwa Vumiriya ahubwo umuntu bita Isabella ari we wakuyemo inda. Guys, ahangaha umuntu bita Nkuranga akimenya aya makuru akamenya ko umuntu bita Michel ari we wafashije umuntu bita Isabella gukora ibi byose. Umuntu bita Nkuranga bimuteye ubwoba ahora yibaza impamvu umuntu bita Isabella ahora ari kumwe na Michel, ariko kumbe umuntu bita Michel ni ikirumira habiri. Murabizi ko umuntu bita Michel ari muri timu y'umuntu bita Vumiriya, umuntu bita Michel ari muri sayidi ya Vumiriya. Mu by'ukuri nubwo yashutse umuntu bita Isabella agakora ibi byose agakuramo inda, ariko amabanga ya Isabella yose uyu mugore ngo ni Isabella ashaka kuzayashyira ku karubanda umunsi gumwe. Rero nyuma yuko umuntu bita Nkuranga amenye ko umugore we Isabella amakuru baba bamuhaye avuga ko umuntu bita Isabella yakuyemo inda ari ukuri atari ibinyuma, uyu mugabo ngo ni Nkuranga ahise afata icyemezo gikomeye cyane. Nyuma yuko bari bategereje imyanzuro izava mu rukiko, nyuma yuko bari bategereje iminsi mike bahawe n'urukiko kugira ngo babe basomerwa imyanzuro yavuye mu rubanza, uyu mugabo ngo ni Nkuranga yabonye ko byanze bikunze kubera ko yamaze kuba abona ukuri akabona ko umwana ari uwa Vumiriya, yabonye ko batazigera batsinda umuntu bita Vumiriya. Mu by'ukuri rero icyemezo Nkuranga yahise afata, yahise avuga ko agiye kuba yajya kwiyanzuza akavuga ko umuntu bita Isabella naramuka atsinzwe ari we bazafunga wenyine, kuko ni hahandi ibintu byose umuntu bita Isabella yakoze murabizi neza ko azabyishura nk'abakunzi ba filime My Daughter. Rero murabizi ko uyu nguyu Nkuranga kubera ko yafatanyaga n'umuntu bita Isabella mu kuburana, mu by'ukuri aba bose bari bazahanwa, aba bose bari bazatabwa muri yombi. Ariko umuntu bita Nkuranga kuba yamaze kumenya ukuri akamenya ko yari agiye kuba nduhira abandi, akamenya ko yari agiye kurerera Vumiriya umwana ari uwa Vumiriya, mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga atangiye gutekereza kuba yatega akagira urindo akajya kuba yasaba imbabazi umuntu bita Vumiriya ko bamubabaje ko bamuhemukiye, ahubwo umuntu bita Nkuranga akamusobanurira uburyo byose byagenze, impamvu umuntu bita Nkuranga atigeraga yumva ukuri kwa Vumiriya. Ngira ngo nk'abakunzi ba filime My Daughter abantu mukurikira episode by episode mwabonye ko umuntu bita Vumiriya yagerageje kubwira umuntu bita Nkuranga akamubwiza ukuri, ariko umuntu bita Nkuranga akanga kubyumva
kubera ko yari azi ko umuntu bita Isabella yamusize atwite. Ariko ibi byose kugira ngo Nkuranga yange kumva ukuri kwa Vumiliya, mu by'ukuri ni uko umuntu bita Nkuranga yasize Isabella atwite, ariko umuntu bita Isabella aza gukuramo inda, ntiyabwira Nkuranga ko yakuyemo inda, ahubwo ahita yigira inama yo kuba yakiba umwana wa Vumiliya. Guys, inama yo gukuramo inda ni umuntu bita Michel wayimugiriye, ndetse n'inama yo kwiba umwana wa Vumiliya ni umuntu bita Michel wayimugiriye. Ariko umuntu bita Michel ahangaha yashatse kugaragaza umuntu bita Isabella ngo amukoze isoni, amabanga yose ya Isabella ayashire ku karubanda. Ari nayo mpamvu bimwe mu bintu Nkuranga ari kugenda amenya, ari kuba ari umuntu bita Isabella wasohoye amakuru akayaha abantu kugira ngo bagende bayahereze Nkuranga, kubera ko umuntu bita Isabella gukomeza kugenda ababaza Vumiliya, gukomeza kugenda agumana umwana wa Vumiliya, mu by'ukuri ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza benshi. Ariko kera kabaye akagozi kaje kuba kamucikiraho. So umuntu bita Vumiliya rero nawe byarangiye amenye iyi nkuru ko kwa Nkuranga ibintu bitoroshe, ko Nkuranga ari kugenda avumbura amabanga yose ya Isabella. Isabella yari yaravuze ko amabanga ye atazigera ajya ku karubanda. Ese ko Nkuranga akomeje gucukumbura, noneho namenya ko umugore we ari we wihishe inyuma y'urupfu rwa muganga wa Isabella. Murabona umuntu bita Nkuranga ataraza guhita yica umugore we Isabella. Mu by'ukuri amabanga yose ya Isabella kuba amaze kuba yajya ku karubanda, mbere yuko tuza tubabwira imyanzuro umuntu bita Nkuranga yafashe akimara kumenya ko umugore we afite ubugome bwamurenze, akimara kumenya ko umugore we ari we wibye umwana wa Vumiliya. Mu by'ukuri ndagira ngo musabe wowe ufate isegonda rimwe urebaho munsi handitse subscribe ukandeho. Mu by'ukuri nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi, ni byiza ko wakanda subscribe ubundi ugakanda na like. Reba munsi y'ivideo agakumwe k'ikiganza karebye hejuru ukandeho ukanda like, ubundi ushuru udutima twinshi hasi muri comment dusereburira yuko amabanga yose ya Isabella akomeje kugenda ajya ku karubanda. Ese guys, ko umuntu bita Nkuranga amaze kuba yamenya byinshi ku mugore we Isabella, n'ubusanzwe murabizi ko umuntu bita Nkuranga yari asanzwe azi amakuru menshi ya Isabella, ariko umuntu bita Isabella ahakanira umugabo we Nkuranga, amubwira ko ibyo bintu bagenda bamuvugaho mu by'ukuri atari byo, ari ibinyoma. Ariko kera kabaye umuntu bita Nkuranga akaba abashije kuba yamenya ukuri, akamenya ko umugore we ari ikirura, akamenya ko umugore we ari intare, akamenya ko umugore we ari umwicanyi. Mu by'ukuri nk'umukunzi wa filime My Daughter, wowe ni iyihe nama wagira Nkuranga wari ugiye gufungwa azize ubusa, cyangwa se akaba nduhira abandi akarerera Vumiliya azi ngo umwana nuwe? Ese guys, nimba uri umukunzi wa filime My Daughter, aho ngaho ukaba ushigikiye ko umuntu bita Isabella yishura ibyo yakoze, yishura ibibi yakoze, ariko nibura umuntu bita Nkuranga kubera ko nawe ari inzirakarengane, kubera ko buriya umuntu bita Nkuranga aramutse afunzwe yaba azize ubusa. Mu by'ukuri ndagira ngo ugaragaze ibitekerezo byawe hasi muri comment, ndagira ngo utugaragarize inama wagira umuntu bita Nkuranga, ndetse n'igitekerezo ufite kuri Isabella. Nimba mwese nk'abakunzi ba filime My Daughter mwifuza ko umuntu bita Isabella yahanwa, mubigaragaze aho hasi muri comment. Ngira ngo umuntu ukomeje kugenda avamo umuntu bita Isabella akamumenera amabanga yose akagenda ayashira ku karubanda, aho abantu benshi bakomeje kugenda babwira Nkuranga uburyo umugore we Isabella ari mubi, ari shitani. Mu by'ukuri ibyo byose ni umuntu bita Michel ukomeje kugenda abigiramo uruhare. Ariko gusa nk'abakunzi ba filime My Daughter, kubera ko umuntu bita Michel ibi byose akomeje kugenda akora, amena amabanga ya Isabella, ariko akoresheje ubwenge, akoresheje uburyo umuntu bita Isabella atapfa kumuvumbura. Mu by'ukuri ibi ngibi nibyo biraza kuba bifasha abakunzi ba filime My Daughter kuba baryoherwa
na filime My Daughter. Guys, ahangaha rero nimba uri umukunzi wa filime My Daughter, ndagira ngo mufashe dushimire umuntu bita Michel, muvuga ati Michel hejuru cyane. Murabizi Michel yaremeye ashora amafaranga ye, yohereza Jeanne kujya gukora akazi k'ububoyi ku muntu bita Isabella, yohereza Jeanne kujya gukora akazi ko mu rugo kwa Isabella kugira ngo umuntu bita Jeanne akunde ashakire umuntu bita Michel amakuru, hanyuma Michel akomeze yibikeho amabanga yose y'uyu mugore ngo ni Isabella, akomeze kugenda yibikaho amakuru yose ya Isabella, azayatangaze umunsi gumwe, nubwo umuntu bita Michel ari we washutse umuntu bita Isabella gukora ibibi byose umuntu bita